niba baravugaga ngo amaturo ahabwa abazimu kugira ngo tubagushe neza batazatugwa nabi, naho Imana yo kuko ari Imana y'urukundo, ni Imana idafite ikibuze nirugira, iragaba, ifite byose, niyitunze. Ntabwo rero twayitura amaturo kuko nitugiye kwigusha neza, kuko isanzwe ifite umutima mwiza nta mutima mubi igira. Nongeye kubaramutsa banyarwanda bene Imana, amahoro y'Imana bane namwe. Ndaramutsa abanyarwanda mwese bo mu Rwanda rw'ino ndetse n'abo mu Rwanda rw'iyo, mbifuriza amahoro y'Imana. Tugiye kongera kubana rero muri cya kiganiro cyacu inshoza y'umuco, aho twungurana ubumenyi bushingiye ku muco n'amateka yacu mu karango gasumba utundi ku muco, ariko ururimi rw'Ikinyarwanda. Ngewe ndi Sam Muvunyi. Ikiganiro ni inshoza y'umuco. Nshimira cyane abantu mwamaze gukora subscribe, niba waba ubonye ikiganiro ari ubwa mbere, kandi muri iryo jambo ry'umutuku ryanditsemo subscribe ufungure n'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ikiganiro dushyiraho cyangwa se ibihangano tunyuza kuri uyu muyoboro. Ndabashimiye rero kandi mbahaye ikaze, nongera kwifuriza amahoro y'Imana. Imana ibahe guhirwa, ibahe guhaha, ibahe ibyo kurya ndetse n'abo kubirya. Amahoro y'Imana akomeze kuba mu mitima yanyu. Uyu munsi rero nk'uko ntangiye mbifuriza amahoro y'Imana, n'ubundi tugiye kuganira ku mateka n'umuco bishingiye ku kwemera n'imihango yo kukwemera, uko byari byifashe mbere y'umwaduko w'abakoloni. Ngira ngo duherukana tuvuga ku ijambo Musinga yavuze ku Mana mvaburayi cyangwa se Imana y'inzanano, Imana nzanano. Ariko mbabwira nti ni ikiganiro tuba tuganira si ukwemera kwa Muvunyi, ni ukuganira tuba tugira ngo twungurane ubumenyi ku muco wacu ndetse n'amateka yacu. Rero kuva kera na kare abanyarwanda bemeraga ko muri byose habaho isumba byose cyangwa se musumba byose cyangwa musumba bose, ari we witwa Imana. Bikagaragarira mu mazina menshi bitaga abana babo, ba Yakare, ba Rugira, ba iri hose n'andi mazina. Byagaragazaga ko abanyarwanda bemera Imana. Bemeraga kandi ko nyuma y'urupfu habagaho ubuzima bw'abakurambere, uvuga ngo abakuze mbere yacu bakava muri uyu mubiri twambaye. Abanyarwanda bemeraga ko nyuma y'urupfu hari ubundi buzima bw'abo bakurambere. Ibyo bice bibiri rero, habaga hari abakurambere bagwa neza bitwaga ingabwa, n'abakurambere bagwa nabi. Abakurambere bagwa nabi rero urumva niyo mpamvu rimwe na rimwe abantu bavugaga ibyo kujya guterekera n'ibindi byabaga ngo ari ukugusha neza abakurambere n'ibindi, n'abantu bapfuye kugira ngo batazagaruka cyangwa se roho zabo zitazagaruka zikagwa nabi abakiriho. Ku banyarwanda ba kera, isi n'ibikikije byose byagengwaga n'Imana, kandi n'uyu munsi nuko. Nubwo nta mazu yitwa insengero yahabaga, ngira ngo nababwiye uburyo Musinga yavuze ati Imana ikwirwa mu nzu, Musinga mwene Rwabugira isi nkayiyoboke. Nta mazu rero yo gusengeramo yabagaho, ariko Imana yarubahwaga kandi igasengwa. Hari amasengesho, ngira ngo hari isengesho ndimo kubashakira abanyarwanda bari bazwiho basengaga ngo basengera igihugu, ariko abanyarwanda barasengaga, abanyarwanda barayambazaga bakayishimira. Abana babo babitaga amazina aganisha ku bushobozi n'ibikorwa binyuranye by'Imana. Nk'uko natangiye mbivuga, nk'uko twavuze wasangaga Imana ifite amazina menshi, bikerekana nyine ko abanyarwanda bemeye Imana. Bavuga ngo iya kare, bivuze ngo mbere y'uko tubaho Imana yari iriho, yabayeho kare twebwe tutarabaho. Bakayita Rurema kuko ibiriho byose bizeraga yuko byaremwe n'Imana. Bakayita Ruhanga, biva ku guhanga, niyihanga kuruta abandi. Bakayita Rugira, niyitunze byinshi. Bakayita Rugaba, niyiha abantu ibyo bafite, niyigabira abantu, n'andi mazina menshi agaragaza yuko Imana iriho kandi yakoraga ibidasanzwe. Hari rero nk'ibintu bibiri by'ingenzi twavuga wenda byagaragaraga ko ari byo birimo biranga Imana mu bubasha bwayo, mu mvugo z'ubuvanganzo bw'abanyarwanda bagiye babivuga. Iyo ufashe aya mazina abiri muri aya twagiye tuvuga, Rurema na Rugira,
ahangaha hari n'andi tutavuze, rubasha, ni menshi cyane. Uvuga ngo rurema, ububasha bw'Imana bwagaragariraga muri aya mazina. Niba bavuze ngo ururema, bivuga ko ibiriho byose byaremwe n'Imana. Ubundi bubasha rero bwiyongeragaho buvugwa cyane cyane mu migani miremire cyangwa se imigenurano y'indi bita migufi, nabyo bigenda bigaragaza ubushobozi bw'Imana. Iyo bavuze ngo Imana iraguha ntimugura, ngo muguze yaguhenda, ugasanga ni ibintu bigaragaza ko Imana iriho kandi ikora. Ku bijyanye rero n'ubushobozi n'imibereho n'imibanire y'abantu, Imana yagaragaraga no mu bikorwa abanyarwanda bagiraga. Hari nk'ijambo bajyaga bavuga ngo Imana yibera kure hatagerwa, yibera kure hatagerwa. Bivuze ngo Imana iza mu bantu ariko yo ituye kure. Imana iba hafi y'abantu mu buryo bw'imigirire n'imigenzereze, ariko yo ngo aho ituye ngo ni ahatagerwa. Nta mwana w'umuntu wahagera kuko habaga ngo hari ubudahangarwa. Ibyo rero bakavuga yuko ngo iyo Imana yabikoraga ikarinda abantu ijoro n'umunsi, nyuma hari n'ibitekerezo bajya bavuga ngo umunsi umwe ngo se w'abana yari yagiye guhiga, ngo naho nyina akorera hanze, Imana iza kureba abana, ngira bakuyakuya, irabasetsa, irabaganiriza. Hanyuma ngo se w'abana rero ngo ku buryo butunguranye aza kuva ku muhigo, ngo nuko atangazwa no gusanga umuntu atazi amubereye mu bana. Ngo biramubabaza cyane, ati iki ni ikintu ki, nta kujijinganya ngo ahita kirasa umwambi. Ngo nuko kubw'amahirwe Imana mu kanya gato cyane yari yise yigurukira mu ijuru, ngo hanyuma iragenda iravuga iti sinzongera kugaragara mu bantu kuko abantu si beza. Ariko mu by'ukuri iyo ni imigani bigaragaza nyine uburyo n'ubundi abanyarwanda bavuga ko Imana ifite ubushobozi buhambaye. Urumva uwo muntu yagerageje kuyirasa ntiyayishobora, irigendera ijya mu ijuru. Hanyuma rero urumva Imana isumba byose, ishobora ibintu byose. Bigaragarira rero n'uyu munsi natwe ubwacu uburyo tuyubaha, usanga nyine abantu bafite imvugo bakoresha zigaragaza yuko Imana ikomeye. Imana rero hari igihe abantu bagiye noneho bafata imigani, bagafata Imana bakayambika isura y'abantu mu buryo bw'imigani, kubera yuko ibikorwa byayo byabonekeraga mu bantu. Ntifatika ariko ikora ibifatika. Ibyo ni ibintu abanyarwanda bizeraga, ariyo mpamvu batavugaga Imana y'u Rwanda nk'uko abantu babyitiranya, bakavuga Imana y'u Rwanda. Aha naho ndi busobanure ku Mana y'u Rwanda. Ntago babaga bavuga ko u Rwanda rufite Imana yihariye ku giti cyayo, ni Imana y'isi yose, ni Imana y'abantu bose. Ahubwo i Rwanda babaga bavuga ni ahantu, ni mu mutima wawe, ni Imana itura mu mutima mu buryo bw'imigenzereze n'imigirire. Niyo mpamvu ukora ikintu bakavuga ngo uyu muntu si uw'i Rwanda, si iby'i Rwanda. I Rwanda baba bavuga rero si kuri ubu butaka, ni mutima muri wowe. Ibyo ukora si iby'umuntu muzima ubana n'Imana. Ubana n'Imana akora neza, ubana n'Imana avuga neza, ubana n'Imana agambirira neza. Uko niko abanyarwanda babyizeraga, bakabirebera rero muri za mvugo twavuze, bakavuga ko Imana igenda, bakavuga ko Imana ikora nubwo idafatika, ariko kuko ari Imana ishobora byose, ikorera mu bantu, ikavugira mu bantu, imenya byose, yumva byose kandi ibona byose. Imana igira neza, bikaba byo bisobanura ko hari abantu bitwaga ba igira neza, bigaragaza ko babizi ko Imana igira neza. Niyo mpamvu abanyarwanda bavugaga yuko batatura amaturo Imana, ahubwo amaturo bo bayaturaga ba bantu. Twavuze ko iyo abantu bapfaga, abanyarwanda bizeraga ko barimo ibyiciro bibiri. Hari iby'abantu babi bapfuye nyine bakagira abazimu babi, abandi bakagira abazimu beza, ari twivuga bitaga ingabwa. Noneho rero aba bazimu babi, ubundi abanyarwanda bo mu myemerere yabo bemeraga ko amaturo agenewe abazimu babi kugira ngo babagushe neza batazaza gutera abantu. Imana rero bavugaga yuko batayitura amaturo ku icyambere ngo ifite byose, icya kabiri igira neza, ntago bayihaye kugira ngo bayigushe neza. Niyo mpamvu bavuga ngo iraguha ntimugura, muguze yaguhenda. Hanyuma rero abanyarwanda bakizera ko nanone amaturo nanone ashobora guhabwa abapfumu bitwaga abapfumurabihe, kugira ngo babamenyere ibizaza, babibabwire kuko babashaka kuvugana n'Imana. Ntago rero
amaturo yahabwaga abapfumu ntiyabaga ari ayo guha Imana, yabaga n'ubundi ari yo guhereza abo bapfumu kugira ngo nabo babagushe neza, babashe kubabwira icyo bavuganye n'Imana. Ni ukuvuga rero ngo icyo twagereranya nk'ikigirwamana cyo mu rwego rwo hasi ariko gifite ubushobozi bukomeye. Ibyo byose Abanyarwanda bari bazi ko ngo kibaho cya Satani, ariko bo ntibabyitaga Satani. Satani byazanywe n'abazungu, babyitaga ngo ni Sekibi, Rurema-nkwashi n'ibindi bibi. Nyine nyiri isoko y'ibibi byose yari Rurema-nkwashi, yari Sekibi. Ibya Satani byaje nyuma bizanywe nyine n'abakoroni, aho bavuga Satan nyine. Hanyuma rero uko kubana n'Imana kw'Abanyarwanda ntaho bihuriye n'imyemerere ya gikirisitu cyangwa ya kisilamu bya none. Oya, ibisigo bya kera niyo urebye amazina y'abantu, ubuvanganzo, imigani, ibiganiro, ibyifuzo, indahiro n'ibindi byose, kandi nibyo soko nkuru y'ubumenyi Abanyarwanda tugenderaho, Imana bayitaga isumba byose. Umuntu n'ibimukikije byose n'ibindi bakavuga ko ari iby'Imana. Bavuga ngo Imana yonyine niyo ibigenga, abantu babiyobora ku bw'ubushake bw'Imana. Uko niko Abanyarwanda babyemeraga. Iyo urebye nk'ingero zimwe za migani n'imigenurano twavuze ngo umukama uyu akamirwa n'Imana nawe akadukamira. Bavuga ngo uhingiwe n'Imana agira ngo azi guhinga, uw'Imana ihaye irobe agira ngo arusha abandi guhinga. Bivuze ngo Imana niyo yonyine yari ifite ubushobozi bwo kugenera abantu imibereho, ibyo kurya, ibyo kunywa, guhinga, kweza, korora, bakagwiza. Ibyo byose bemeraga ko Rurema ari we ubigena. Abanyarwanda ba kera batandukanyaga ukubaho kw'Imana ndetse n'Imana Rurema. Imana ukuvuga ngo basangaga hari isano hagati y'abantu nyine bafite ubumana muri bo ndetse n'Imana ubwayo Rurema. Ugasanga noneho abantu bafite isumbwe mu mibereho y'abandi nabo babafata nk'Imana, kuko hari imigirire Imana yaje ishyira muri bo. Urugero, nk'iyo umuntu yabaraga kuba umwami bamufataga nk'Imana mu gihugu, atari uko bamuhinduye Imana, ahubwo bakabona yuko imigirire y'Imana yabaye muri we, ariyo mpamvu barimo kumufata nk'Imana. Usanga rero ukurikije amateka n'imibereho y'amadini, Imana, abamarayika, amashitani, roho z'abantu zitakiri mu mibiri nyuma y'urupfu, ibyo byose byinjira mu rwego rw'abazimu. Niko Abanyarwanda babyizeraga ko uvuga ngo hari ibyiciro bibiri mu bantu, niko twabyita. Abazima ni abazima, abazimu ni abazimye, nyine ni abapfuye. Ni ukuvuga ngo hari isi y'abazima n'isi y'abazimu. Uko niko Abanyarwanda babyemeraga, ariko bakemera ko hari igihuza isi y'abazima n'isi y'abazimu. Abantu bifitemo ubwo bushobozi bakemera ko babaho, bafata abantu bakabahuza mu isi y'abazima no mu isi y'abazimu. Ibyo rero niyo umuntu yabaga agize amahirwe, baravuga ngo agize Imana, ariko iyo Mana agize isi y'Imana Rurema ni amahirwe. Ni ibyo bintu byiza nabyo byitwaga Imana. Niko Abanyarwanda babyitaga Imana. Hakaba n'indi mihango bakoraga, n'utwo bambaraga, n'udukini nk'impigi n'utundi dufite icyo duhamura, tukitwa Imana ariko zitari ya Mana Rurema. Ahangaha tubyumve. Ngira ngo hari ikiganiro ugeze gukora ku mugabo witwa Ryangombe, n'uburyo kumubandwa byadutse, n'uburyo imandwa zavutse mu bijyanye no kubandwa no guterekera. Hanyuma wenda kuri uyu muyoboro niho kiri ku mateka y'Uryangombe ko yabayeho, aho bigaragara ko yabwiye ngo umukuru umuto ambandwe ibiki n'ibiki kugira ngo ntazabatera. Uvuga ngo wowe yagiye abizi neza ko agiye muri cya cyiciro cy'abazimu babi bashobora gutera abantu, asiga atanze inama ngo muzajye mungusha neza. Habaga rero amazina ajyanye n'Imana nk'uko twabivuze. Hanyuma mu 1900 rero nibwo haje imyemerere twavuga ko ari mishyashya mu Banyarwanda, kuko nibwo bwa mbere haje idini riturutse hanze y'u Rwanda. Ari nayo mpamvu tuvuga ngo ni imyemerere mizanano, cyangwa se Imana nzanano, cyangwa se Imana mvaburayi, cyangwa se Imana mvamahanga, bitewe n'uko wabyita. Iyo urebye rero imyemerere n'imisengere ya kera, usanga Abanyarwanda ba kera ari bo, wenda ntihaze kugira unyumva nabi, nawe ufite uko ubyumva, usanga ari bo bahaga agaciro Imana kuruta twebwe uyu munsi. Kuko niba wenda usanga Abanyarwanda nta zina rigaragara mu mivugire ya rubanda cyangwa se ubutegetsi
bigeze bavuga ngo uyu muntu mu bwami niba iki tumwita imana cyangwa tugire gute, kuko bari bazi yuko imana baragenekerezaga bakashyira mu buryo byumva ko umuntu yitiriwe imana ariko batigeze bamwita imana. Nta naho ubona yuko bigeze bakora ikintu kimeze nko kugaragaza yuko hari ibintu imana iri bubakorere, kuko bo bakoze iki? Bumvaga ko imana ari imana yuzuye ubuntu n'urukundo no kugira neza kwinshi, igabira uwo ishaka, ikanyaga uwo ishaka, ihereza gutunga uwo ishaka, ikabyambura uwo ishatse, kandi ngo ni imana yuzuye kugira neza kwinshi. Niyo mpamvu bavuga ngo yo ntikwiriye amaturo, ntikwiriye iki, ngo gutura byari guhereza abazimu babi amaturo kugira ngo babagushe neza batazatera abantu. Ariko twebwe uyu munsi ndatekereza yuko biratandukanye, kuko amaturo arakenerwa, aranakoreshwa cyane, nibyo bikwiye rero no kuratwareba ko abanyarwanda batabyemeraga. Ariko uyu munsi twabonye yuko n'amazu yo gusengeramo yagiye aza, ugasanga nyine amazu yo gusengeramo ariyo yiswe insengero. Ngira ngo ubushize mu kiganiro twavuzemo intero ivuga ngo ibisa nkaho byatangiye kugohorana, aho abantu bimuriye imana mu mitima bakayishyira mu mazu, bakazajya bajya kuyirebayo, kandi yari yarabemereye ko iziyoroshya ikagendera muri bo, igakorera muri bo. Hanyuma tuyimura muri twebwe tuyishyira ahantu runaka. Uko tugenda tuyimura rero tuyishyira ahantu runaka ngo tujye kuyishakayo, ubanza hari igihe tuzasanga naho yarahimutse, igitereko cyaravuye ahacyo. Aha rero ubwo abakoroni bazaga muri iyo myaka 1928 kugeza ubwo jenoside yabaga, wasangaga idini gatolika riganje cyane mu banyarwanda, kandi n'ubu ngubu nubwo amadini yabaye menshi ariko usanga ariyo ikiganje cyane. Hahise rero haba ikibazo cy'uko kwa guterekera abazimu bihinduka ibishitani, kuko nibwo ijambo shitani ryatangiye gukoreshwa, aho abamisiyoneri baziye cyangwa se abakomisiyoneri, wabyita uko ushaka, ariko n'ubundi n'uwavuga ko ari abakomisiyoneri ntiyababeshye, kuko burya umukomisiyoneri ni umuntu ukora ikintu yagitumwe ngo agishakire isoko, ariko kandi isoko nirimara kuboneka azabona igihembo. Ntekereza rero n'abamisiyoneri ariko byari bimeze, bavuga ko bari abakomisiyoneri rimwe na rimwe ntabwo yaba abeshye, kuko baje bafite uwabatumye, bafite ubutumwa bazanye, bafite intego buzageraho kandi bazanabihemberwa. Rero ni abakomisiyoneri, nako ni abamisiyoneri da. Hanyuma rero umuhango wo guterekera wavuye mu kwemera kw'abanyarwanda, ubundi wari umuhango wo gukora cyambere kwari ukwemera ko nyuma y'urupfu hari indi mibereho ihari. Noneho hakaba hagomba kubaho ikizatuma abakiri bazima bahuzwa n'abazimu. Hanyuma rero nk'uko tugizwe n'igice kigaragara aricyo uyu mubiri, tukitwa n'igice, tukagirwa n'ikindi kitagaragara dukunda kwita roho. Ni ukuvuga ngo iyo dupfuye umurambo wacu bawushyira mu gitaka, hanyuma roho nayo bakemera ko ifite ahandi hantu hijya, aribyo bitaga ko yahindutse umuzimu. Uwapfuye rero ashobora kugira ibyo akorera abakiriho ku isi y'abazima, byaba byiza cyangwa bibi. Ibyo ni byo abanyarwanda bemeraga ko uwapfuye ashobora kugira ibyo agirira abantu bakiriho, byaba byiza cyangwa bibi. Noneho rero bakekaga ko yazakora ibibi, baramuterekeraga bakamuha n'amaturo bamugusha neza kugira ngo atazabatera. Ibyo rero nibyo byitwaga guterekera. Iyo mihango yakorwaga bagusha neza abazimu batekereza ko bazabatera, bakabagusha neza kugira ngo batazabatera ngo bagire ibyo bakorera. Ibyo nibyo abanyarwanda bakoraga byitwa guterekera. Akaba nubwo rero baterekeraga za ngabwa twavuze abandi bapfuye, ariko utekereza ko nta kibi bawukorera, ari utekereza ngo nubwo bapfuye baracyifuza urukundo n'icyubahiro mu babo n'uburenganzira ku byo basize batanzeho umurage. Noneho kubagusha neza rero hagakorwa, ngira ngo abanyarwanda nibwo bubakaga ibyitwa indaro, hanyuma buri kamwe bakagaha izina, bakakitirira nk'umuntu runaka wagiye n'igisekuru cye batira n'indaro ya runaka, bakajya bamuterekereramo ngo kugira ngo bamugushe neza, bamwereke ko bakimufitiye urukundo. Ibyo ni imyemerere bagiraga. Bemeraga kandi ko habaho kwihinduranya. Bemeraga ko umwami yashoboraga kuba yahinduka nk'ingwe nyuma y'urupfu rwe, bakavuga ngo hari isano iri hagati y'abami ndetse n'ingwe,
ariyo mpamvu babitaga abambarangwe, bamwambarangwe. Akenshi ugasanga n'icyubahiro babahaye babashakiye impu zimwe ngo arizo bambara, mu gihe abandi babaga bambaye iz'amatungo yo mu rugo cyangwa utunyamaswa tworoheje. Habaga rero n'ibindi bidafatika ariko bishobora kugira nabi. Muri rusange bagaragazaga ko uwapfuye aba agifite ubushobozi bwo kugira icyo akora ku bakiriho, cyaba cyiza cyangwa kibi. Ibyo rero bigatuma bavuga yuko hakorwa iyo mihango yo kubaterekera kugira ngo bazabagushe neza. Mu gukora umuhango wo guterekera rero bahengeraga igihe ijoro riguye, maze umutware w'urugo akagana mu kazu kumwe mu bakurambere runaka muri babandi bagiye uwo yagombaga kugusha neza, akicara ku muryango wako, maze bakamusiga ingwa bazanye ku kibabi cy'umuko. Umuko naro babwiye ni wa murinzi umwe ugiriye indabo z'umutuku witwa indubaruba. Hanyuma uzanye icyo kibabi agakoza urutoki rwe muri iyo ngwa, agashyira ikimenyetso ku gahanga no ku gituza cy'umutware w'urugo, amwifuriza amahirwe n'ubudahangarwa. Umutware w'urugo agatera iyo ndaro amazi y'umugisha, akazana imbuto z'uburo n'ingwa mu gakangara, agacana umuriro ngo abazimu bashyuhe, nuko akajugunyamo za mbuto muri uwo muriro zigaturagurika, byerekana inseko y'abazimu. Umuhango rero waherekezwaga n'amagambo atuma uwapfuye yemera ko urwo rugo rukimuhoza ku mutima. Muri icyo gihe rero nawe asabwa kugwa neza mube no kutazabagirira nabi, kabone naho yaba yari umuntu mubi, ngo byatumaga agwa neza ntazabagirire nabi. Mu gikorwa gikomeye icyo ari cyo cyose rero umunyarwanda wa kera yagombaga kwitabaza umupfumu, ariwe wari uzi gutandukanya ibimenyetso byo ku isi bigaragara n'ubushake bw'Imana. Hari uburyo bunyuranye rero bwari bwo kuragura, wenda tuzabireba. Habaga ibyo bita kuragura inzuzi, kuragura inkoko, kuragura urugimbu, kuragura umutwe n'ibindi. Ibyo ngibyo ndumva hari n'ikiganiro nigeze kubibakoreraho. Hanyuma indi mihango yabaga mu kwemera twavuga nko kubandwa rero urumva nabyo ntago byari kure cyane yo guterekera. Nabyo byari bijyanye no guterekera abakurambere mu rwego rw'umuryango, kubera ko imandwa zo zabaga ari z'umuryango. Habagaho rero ngo abazimu bagizwe ibigirwamana bamaze gupfa, noneho iyo mihango bakorerwaga rero yabaga isumbye urwego rw'urugo cyangwa rw'umuryango, bikaba ari nk'agace kose, nk'akarere kose, ahantu runaka. Iyo byabaga byarenze umuryango rero byabaga ari byo byiswe kubandwa. Uvuga ngo guterekera byabaga bigarukira hafi aho ngaho mu muryango mufitanye isano, hanyuma noneho kubandwa bigakorwa n'agace runaka, nk'uko twabivuze kuri Ryangombe ko azavuze ngo umuto ambandwe umukuru ambandwe, bitabaye ibyo zabamerera nabi. Hanyuma bikarangira kari agace kose ko mu majyaruguru barabikoraga kugeza no muri Yankore muri Uganda, aho hose kugeza no muri Kivu muri demokarasi ya Kongo bari bagikora iyo mihango yo kubandwa. Ntabwo bahita guterekera. Iyo byabaga rero gukora umuhango mukuru utuma umuntu yinjira mu muryango w'imandwa, hanyuma nabyo byabaga byitwa kubandisha. Ni ukuvuga ngo kubandwa byari nk'umubatizo. Gusubiraho habaga icyo bita kubandwa, ugahabwa izina ry'imandwa bigereranywa n'umubatizo wa none. Hakaba icyo bita gusubiraho, cyangwa se nk'uko uyu munsi tugira gukomezwa ku Bagatulika ndetse n'ibindi. Abanyarwanda bemeraga yuko ibyo byose biri mu gutuma Imana ikomeza kubafata neza ndetse no kubahuza n'ababo bagiye, kuko imyemerere Abanyarwanda bemeraga ko Imana ifite uburyo ituza abantu aheza barakoze neza, n'abakoze nabi ikabatuza habi. Aba bazimu b'ibyiciro bibiri bavugwa mu mateka y'u Rwanda, bano bazimu babi n'abeza, bavugaga yuko abapfuye barakoze neza badakuruhukira mu birunga byazimye birimo ibyo za Muhabura n'izindi. Bakavuga yuko abakoze nabi baruhukira mu birunga bihora byaka, arizo za Nyiragongo mujya mwumva zirirwa zaka. Aha bifitanye isano n'iki? Nuko tuvuga yuko no muri Bibiliya bavuga yuko abakora neza tuzajya kuruhuka mu bwami bw'ijuru, aho tutazongera kubabara, tutazongera kurira, ariko abakora nabi bakazajya mu muriro w'iteka bakazahora bashya. Ukumva yuko mu by'ukuri ubundi bintu usanga abakoroni nta gishya bazanye, ahubwo babihinduriye amazina, babihindurira ishusho, ariko ubundi ubona Abanyarwanda baremeraga Imana, bakayemera mu buryo bwabo, bakayubaha ndetse bakayambaza, bakayishimira, bakanayiragiza. Nk'uko twabonye muri za nzira z'ubwiru ko n'umwami hari umuhango wakoraga wo guhereza u Rwanda Imana, akavuga ati ibi ngibi ibi ntago nabyifasha, bagakora n'ibindi. Ibyo byose rero habaga ibyo bita gukora
guterekera abazimu, guterekera ba bandi twavuze bo mu muryango, hakaba noneho abo mu gace kose aribyo twavuze iyo wabaga uwo muhango mukuru, noneho byabaga bigeze ku rwego rwo kubandwa, noneho n'abantu babaga batarabanzwe babaga bameze nk'abantu batagira idini. Idini ni ukuvuga ngo imandwa byageze aho biba nk'idini, ku buryo izina ry'imandwa ari nk'izina ry'umubatizo wa none. Aha rero impamvu nashatse ko dukora ikiganiro cya none ni ukubera iki. Murabizi bamaze iminsi hari inkuru zo gufunga insengero, ariko ubundi urusengero ntirufungwa, hafungwa inzu abantu bateraniramo, ariko gusenga ntabwo babifunga. Impamvu ni uko abanyarwanda barasengaga, n'ibi bitaraza n'ubu bazakomeza basenge, kandi ndatekereza yuko ntabwo ibi bintu Imana ibitabizi bibibona, ahubwo bifite n'impamvu nawe yabyemeye, bifite impamvu yabyemeye. Murabona abanyarwanda, impamvu natangiye mvuga ngo bahaga agaciro Imana kuruta twebwe, none niba baravugaga ngo amaturo ahabwa abazimu kugira ngo tubagushe neza batazatugwa nabi, naho Imana yo kuko ari Imana y'urukundo, ni Imana idafite ikibuze n'irugira, iragaba, ifite byose, niyitunze. Ntabwo rero twayitura amaturo, kuko nitugiye kwigusha neza, kuko isanzwe ufite umutima mwiza nta mutima mubi igira. Nagira ngo rero tubiganireho, tunamenye imyemerere mu mateka yacu, kuko twavuze ko umuco ubamo imigenzo, imiziririzo, imibereho n'imibanire by'abatuye ahantu runaka, bikabaranga hashingiwe ku nkomoko. Jyewe ndi Sam Muvunyi, ikiganiro n'inshoza y'umuco. Ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu mitima y'abatunzi, rikagutuza mu mitima ya rubanda. Amahoro y'Imana abane namwe. Ikiganiro inshoza y'umuco nakagaruka.